my god ubu ngubu nako kazi sinkigakeneye shatse sinanagakora najya nicara ukaza ukantunga mbese icyo nshaka ushobora nagusubije navuze byinshi ariko ubundi kuki ibyo Bosco yabwiye umugore n'ubyo Bosco yanyibwiye kuki bidahuye? Ntarimo tenera ndaza kubimenya ariko no kubwira Natori rwose nkareba uburyo amasezerano twayageze inyuma kubera ko bampombeje tayari ahangaha kabaye. None se kwejo naguhaye ukanabinyemerera ngo njyewe ngenda nicara ahantu nakoresheje kumande nirirwa genye n'ukwere cyutaje. ahubwo wemba barujye kunshakira umukobwa nimba ari umukobwa nimba ari umumama simbizi mbabara umunzanira amahoro ahinga. Erega wigira ikibazo ndamwizeye. Ego komanda umuntu yakoraga no muri banki nkuru. Bose ego komanda ndamwizeye. Ni umwana mwiza witonda mbese wumve ko nta kibazo kiri. Nibura ndarugutse pe. Ndahubwiye ngo umutima wari wamvuyemo wagiye mu mutwe. Ibyo birumvikana ahubwo se hati cyuma. Amafaranga yose ufite amafaranga musi nyungu sizawe. Yego ni zacu twese ariko hanini ni izawe. Nta kibazo ndayizana ndayiguha ariko mbabare ugende pe ugaruka umunzaniye mubone amahoro ahinda. Ndakuye ngo nkuko uzimyaguye wowe mpereza amafaranga ite ntigamoto cyane bya binyoma byawe ariko ntabwo ukinyizera. Reba iyi nzu urabona itari yagiye intihari iri kurangira iyi projet hari kubura gato wengirangire sibyo ako kabazo nyine kajemo kakaba ariko n'ubundi ngiye ikibazo mba mfite ikibazo nabaje n'abagenzi bawe bose nimba amafaranga buzi aho yabikorwa bihagarare ntabwo umwe muri mwe bwo bayagafasha amafaranga tukareba uburyo bigira izo nshingano engineer buraba yarahise abikora kuko nta nubwo azangana tuganirize natubwire ngo ibintu bimeze gutya we yaragiye arituriza ntanatubwira tukamubaza kwezi bagashaka kwigaragambya ariko ari nahoze nkubwira nyine ubona ari amazu ariya cyangwa se iyi ngiyi ubwo iri kugenda izamuka sibyo ndagira ngo muye muyiretse mubanze mujye kwiranza yo hakurya y'uriya mugabo iyo muyirangize muyubake sibyo iriya nzira ikenewe byihuse abakozi nushaka kuba amafaranga incuro ebyiri bajya bakoresheje n'amanywa ariko badohereza umubyizi. Erega nawe urahindagurika ku buryo nakubeshya ikintu nk'icyo ngicyo se kandi mbona ushobora gusanga nta burambe mu kazi afite ari umuntu nyine uraho n'ibyo akora atazi ari ibyo. Oya ndakubwiye ngo nuko yagize akabazo gatoya cyane ariko uwo mwana azi akazi ni umuntu mukuru nyine ariko azi akazi pe wumve ko mbabareye ibi bintu binkorere neza umva basi wumve ngo nzanagura no kuri kw'Imana ariko undi ko wahangayitse cyane. Ariko ndahangaye sinakubwiye umunawe umugabo yantuye uzi ko yancitinze neza ukagira ngo nta nubwo tuziranye. Birumvikana regeze nimba ari mahomba ujyananirwa kugushitinga ariko sarahomba njye sindi guhomba nibyo nakoze naharaniraga inyungu za company inyungu zacu twese ariko umva yabinsize ku mutwe ngenyine. Bigaruka ko atarahari kandi rega hirya abagore duterera iyo ngiyo. Ubwo se mu bagore baterera iyo nanjye ndimo nje ndabakorera baje barakora dubu nibashaka bakore gute icyambere ngiye cyo nkeneye ni ibibyizi nkeneye ko ibintu birangira sibyo icyo ndagikoraho gusa nyine hararakaye cyane kubera intuza mu dufashe nyine birarane bivemo ubundi kugira bahite bagira imbaraga basubize muri mood ndashaka ko batangira amafaranga niyiziye ndaje yinzu yabahereza babwire ko bagiye guhembwa bagaruka iriya nzu yari ahakurya nizere nta mwanya wanyine nabonye kugira ngo ngewe ndebe ahigeze ariko muyirangize sibyo ubwo nyangiye kubahamagara ubundi baze dukore babwire ko n'amafaranga abonetse bari buze niba nashaka bazaba banayatahana wenda cyane rwose ese ubwo urumva ari byo ni ngombwa nimba ikibazo kivutse ngo mbanze nkemure bose nabuganize ba engineer mbaganirize we kuki utanyandikiye wimbwira nari nzi ko buriya bose biramba ndi no kugutinya murabizi ntaga bari byiza kwisumbuka ubone nyasa akazi gapfa bimaze
ko mumpaye uburenganzira ibintu bizabikurikirana bose nk'uko witwa mashini ndagira ngo ube nk'imashini ndagira ngo ubaze ugiye kumpa icyizere kingana gute kugiye gusubiza abakozi muri mudu iranze ikarangira vuba ubundi bose icyari kiri kubura ni amafaranga abakozi ubona amaze kubashira muri mudu nta kibazo cyo kuba bagize ubundi kuba amafaranga yaje ubundi icyo cyari ikibazo ibindi byose ntari ngira amafaranga bibiri ko ndibwaba babwira ahubwo bazi bahembwe ugende mu kanya urumva kwanza akanya utakaza ufata umwanzuro ukomeye tujye kuri banki muhereza amafaranga yabo bishyuye aho barahita baza nta kibazo aho barahita baza aho kuba usanga nk'aho bavumbura oya ntabwo nabagumbura bose ikosa ntabwo navuga kugira ngo nawe wari ubayeho kugira ngo oya nta inzara yari imeze nabi kuko nakurira mu nda narashize nawe nari narashongereye niyo mpamvu nanjye nagutekereje ndavuga nti uriya mwana byange bikunde yarababaye akazi kose yabona ntabwo yananirwa kukitaho warabaza ukabona ukuntu nayasaga we ubu nanjye ahubwo reka twambuke twihute wumvise mfasha hayi umva amafaranga ugiye kurya amafaranga wiyicariye ngo ndahire ariko umbabare ikintu nakubwiye witware neza nk'umwana warezwe kuko nanjye mpabuje aranyubaha mutoranze neza ntuzankoze isoni nugera imbere ya bosi nugera imbere ya mabuje mbese umva kandi bagiye kugushinga ibintu bijyanye n'umutungo n'amafaranga apana kunyereza umutungo w'abandi sawa tije umva mbese uyu niwe bosi Profesa ahubwo se muziranye hehe muraziranye kwiki kamuti mbese biravaye birajyaye shari yambwiye ngo njye kumushakira umukozi kubera ko rero ntamuzanye ngo nimba ashinzwe by'amafaranga nimba ari ntasimbizi umva turumvikana Profesa ndumva bintangaje uzi ko n'imisozi idahura we ariko ubanza ihura nayo Profesa yego ubaye iki umva mbanza nkubwire sibyo wowe nta n'akazi ushobora kubona muri kampani yanjye sibyo nta muntu ubwiye utabisakuje mbona urenga hariya mbona munsi y'ikirere ngo ngende nta n'akazi wabona rwose nyuma y'imyaka 10 iciyeho ngo ngende ngo nta kazi mbona yego cyane rwose very trust umva reka nta kazi mbona rero kindubatse mfite umugore rero nta misero nshaka nta kazi rwose wabona muri kampani noneho nanjye numvise ngo ufite umugore niyo makuru mfite noneho ndamubwira nanjye nawe ahashize imyaka 10 nese ibyo ngibyo ushaka kuzana bihuriye hehe n'ibyo ndi gusaba ngo bihuriye hehe ntabwo ushaka ko ahubwo urabizi uzi ko Profesa uzi ko wantunga njye numva binantunguye ntabwo tunga mu biki kuko ahubwo n'aka kazi ntabwo nyigakeneye nakicara ukantunga nkasa neza fresh umwe usa nabi none ngo umugore ibyo se njye mbyitayeho imyaka 10 yose ishize ubu nibwo tubonanye sibyo oh my god ubu ngubu nako kazi sinkigakeneye shatse sinanagakora najya nicara ukaza ukantunga mbese icyo nshaka nagusubije nafuze byinshi
urota cyangwa Koma shefu. karamiwe shefu. Ubu ni bwo wibutse ko ndi shefu wawe se? Ariko ndanakubaha cyane. Nshaka kubaza ikibazo kimwe kandi mbaza igisubizo sibyo? Ndi ready kabisa. Ari jyewe na profesa ninde boss wawe? Mwese profesa ni big boss Ariko ugomba kumenya ikintu bita inzego. Ukubahuka na buriya bukaka bwiwe. Urabizi uburyo agira amahane. Ukajya kumwaka amafaranga y'abakozi. Kabiri kangahe aguha amafaranga y'abakozi. niko se madamu nimba uri umudamu nimba uri n'umukobwa ntabwo mbyitayeho ni uku nguku musuhuzanya musomagurana. ibyo ntabwo twasomagurana. namuhereje intoki arabyanga hanyuma bimuhaga keza ko muraziranye? oya ntabwo tuziranye, ni n'ubwa mbere tubonanye. ahubwo se uyu nguyu ni umwe warujanye ngo ushaka gukora akazi ka financial. Yego niwe mutoni yaranzaniye. Njyewe rwose ndumva ubu nako nsigara mubyumvikana. kuvuga ngo mukomeze mugende ibyanjye bisigara mbyumvikana nawe. ukuntu umanitse waretse nkijyana musigare zose zo muzanye. none se usanzwe ukora akazi ka financial nk'uko mutoni yabimbwiye koko? Yego. wabikoze imyaka ingahe? ariko boss nanjye nawe yari yaje arambaza ntago rinjye nagiye kwisumbukuruza ngo mubwire ikintu udafiteho amakuru neza ntukayitangaho amakuru kandi ujye umenya n'inzego umenye uwo dukorana nawe uriya mugabo agira amahane urumva ntabwo wemerewe kumubwira ikintu udafitiye amakuru neza just niba ubona ntaguye amafaranga y'abakozi cyangwa ukora natinzemo ni igihe ugomba kubibaza gusa nta wundi turumvikana chef ko nayimbonye bimaze igihe kandi nari nzi ko nawe ubizi kandi reba nawe twa tumaze ukwezi kose duhagaze uzi ibintu wangirije ukuntu bingana uze ko wanteranyije na boss turakorana mumbabare gusa habayeho kutamenya ariko nyine nabimubwiye yahise abikemura pe n'abakozi namaze no kubabwira igihe sinzi ukuntu ukora akazi kawe urajagare mu mutwe warahindutse ntabwo ukiri mashini wa mbere nzi just usigaye ushaka kumondanya imitwe n'aba boss ejo nzajya kumva numve no mu bakozi niswe mubi gencaho bavuge bati dore cyakindi cyatwabwe just abakozi babona bati iyo babonye batari kubona ariko abakozi ntago nigeze mbabwira kuko uri mubi ni nababwiye kara kabazo ka yego ariko bitajya buhoro buhoro ntago nakurije kose uriya mu boss mumenye uko ateye ntabwo wowe wemerewe no kuvugana nawe nanaguhamagara avuga ko akuga akagushaka jya ubanza ati umbaze urumva ugomba kujya ubanza ukambwira uti boss arashaka. Okay, nabyumvise none se bakwitana? Nitwa Nakira. Okay, nizere ko rero akazi ugashoboye kandi neza. Shanyizera. Nizera pe. Okay, reka nkwizere nkuko bivuze. Ariko ise nkubonaho inenge. Ku munota wa mbere nkikubona. Inenge yo gusomagurana ukuntu. Oya, birangiye ntago mbyemera nta nubwo mpuza nabyo. Ubanze icyo kintu kimenye. Ako ngiye niba ari umukozi wanyu, niba ari iki? Ngumuki? Uriya ntago ari umukozi witonde. Uriya ni boss wawe. Kandi ikindi mpitena nakikubwira. Umva, hari abakobwa benshi beza, abasekreteri, abaki, abafinancial bagiye gukora akazi nkako kawe. Umva nirukanye kubera ikintu cyiki cyo kuza birebeshwa boss ukuntu uriya ni boss n'umugabo wanjye. Ubanze ubimenye ibintu byo kumwirebeshwa umuremburira umva nayajonoramo ubanze ubimenye neza. Ubishyira mu mutwe wawe ikikuzanye n'akazi. Okay, ndabyumvise. Ube wabyumvise neza. Trust me. Yenza gukorera akazi nicyo kinanzanye. Nicyo kingejeje aha ngaha. Nta magambo menshi mfite, ikintu ugomba gushyira mu mutwe mu bwonko bwawe. Ku mugabo wanjye ndavuna, ndica umva. Kandi noneho nta nubwo navuga mpirukanye. Umugabo wawe naho tuburiye. Hara tuzahurira pe. Nabyumvise. Nta nubwo navuga ngenda ndagira mbanze nguhe owning, winjire mu kazi ubizi neza. Utazizanishwa ngo urumva ngo ntago nari mbizi ngo ntago mwari mwegeze mu miyo condition ibyo bintu ntago mbikeneye cyane kuri nyizeye urumva ntago ibyo bintu nabikora trust me.
wanyirangagije ntaje iwawe ukanyitwaraho iki n'iki ibintu byose babigize intambara. ahubwo se wowe buriya ni kuri uteye kuri nageze sinjye nawe twapfaga iki twaherukanaga mu myaka 10 nk'uko wabivugaga sibyo nari nzi ko mbona ukansuhuza ukanyereka ko unyishimiye kumbe wambonye unyereka ko utananzi. ibintu byose ni wowe wabivanze. Nabivanze ntese waba ukimbona ububajije Mutoni ati uriya niwe boss professor nose kucyo hise ugaragaza ko tuziranye nose ari we wari kubyitwaramo gute cyambere cy'ahantu nari nje ari gukora akazi ndahakubona wewe wari kubyitwaramo gute umuntu tuziranye akanyitwaraho kuri ugashaka no kukunyimakaza none se ubwo wowe wagusanga mu rugo iwawe none ubyongeye ngaje no gusaba akazi ari umukozi wawe none uko no kumva atangiye gukwirakwiza ibihuha ngo boss ngo niwe professor oya ariko nawe byakubaho none se bwari ubu nese ntituziranye uri kunyihakana. Okay nta kibazo ngo wajya wansoza nta nawe ntuzayindaburiza kunkunda nyine birumvikana ngo noneho mbwira rero uburyo ubu ngubu ugiye kuba ushinzwe gucunga amafaranga ya kampani tuziranye mbwira uburyo ugomba kwitwara hagati yanjye n'umugore wanjye. Of course okay nizamba n'umugore wawe ntabwo nzambitse namba ko turi kumwe nawe urabyumva. uriya mukobwa nimba ari n'umukobwa nimba ari n'umugore harya ngo yitwa Nakira. Ese ubundi mwamenyanye kuva ryari? Turaziranye kuva kera. Ubonye atari umwana mwiza se? Cyane ntaribe ahubwo ibyo tubyihorere giye mbwira hari ikintu nshaka kumenya kandi wumve ngo nshaka kukimenya mbisizeho umwere. Kijyanye n'iki? Ubundi aziranye n'umugabo wanjye. Umugabo ke nyana kubwiye. Wumvise? Uyu niwe boss professor. Professor? Ahubwo se muziranye he? Muraziranye? Umugabo wawe? Mbibwiye Raki Nakira bakamwirukana atarafatisha akazi neza kandi twavuganye yuko nahembwa azampa igice ariko se ubundi kubera ikiraki wabimbajije. Ese muto kutari kunsubiza nkaba mbona wagira ngo uguye mu kantu. Yashanje urebye ga numva ntanameze neza umutwe umereye nabi. Cyangwa muto muraziranye sha mufite n'ibindi bintu mwapanze ngewe ntazi. Akoserake ubwo urumva nk'ibintu naba napanze na Nakira ni igiki koko naguhisha. None se ko yembonye uguye mu kantu ubwo namenya ku kantu gahatsi. Sha meze nabi ahubwo ngiye kujya no kwa muganga umuturanyisha umereye nabi pe. Ngenda gira ngo mbwire sibyo agiye kubana dukorana ntabwo ndi kumva uburyo ngewe n'umugore wanjye muzamurebana azambona nk'umukozi w'iyi kampani okay ariko ngiye ugomba nawe kubona nk'umuntu nzi ko icyo ushaka uko mbona uba ushaka kunyitaza rimwe na rimwe hajya ngo ntabwo nzi nese urashaka sinari nibwo ukinkunda nkambera okay ntabwo ukinkunda ndagukunda sibyo ariko se ko nubatse nkaba narabyaye wanditse njye n'umugore ugakora akazi kawe njye icyifuzo cyanjye sibyo icyifuzo cyanjye ubanza unyumve neza ndashaka yuko witwara nk'umukozi nkaba shobuja byo kuvuga ngo turaziranye iyo minsi yararangiye nta kintu niziranyeho nawe nta sano dufitanye njye nawe ujye ukorera amafaranga yawe ngo uhembe ugende sinshaka kunsenyera urugo sibyo njye n'icyo ndi kugusaba nka professor twakundanye ni buri kunkunda ntabwo ibyo byashoboka sinjura kubikwemerera. uje gukora akazi uje kunsenyera okay nje gukora akazi ariko Nizimana turahuye ngo nari ushaka no kundeba
why not ushaka kundeba akoze ko wanambwiye ngo nibwo ntago akazi nagutunga Eh. ese ubundi biriya bintu warushingiye ku sha ibyo byo rwose biva biracyari kumenyana n'umuntu mugakundana bikara biracyari igihe uzanunga se ntuzanunga njyewe se kuntunga gusa nzajya nicara mubwiye twese ndashaka nongereho ngo umugabo mwiza kose ubundi witwaje iki bayambwiza nk'ukuri ariko siko wagira ngo nibwo tugihurira wagira ngo mbese urambonye n'ubwa mbere mbonye ako se mwana imyaka 10 ishize ko wagiye mu buzima bwawe ahubwo uvuga ngo ariko se sheri sheri yes of course umwanya uri kundwaza umutwe rero biraza gutuma ndacyagukunda ndacyagukunda sinzi impamvu ushaka kunyitaza aho nyine natangajwe n'ukuntu wambonye ugashaka kungira nk'umuntu tutaziranye akuse bite hageze nk'umukozi ubona uri kunkorera ngibi azi ko mfite umugore byagenda bite ikindi cyari umugore wawe kandi nabyo ntabirenze ko yakubajije ngo turazanya musubije ngo okay nari kuvuga ko tuziranye nari kubivuga abanyakavuyo rwose oya okay nari kubivuga ko tuziranye ngende mbimubwire ntabwo ko simubwira ndabigutuma rero none ahubwo ukora akazi kawe niyo ukakunira rwose nzakwira uzanyirukana sibwo twari tumeze gute uzanyirukana very interesting uzanyirukana oh my god ngaza zirageze wahise ibintu tukabireka sibyo ngaho mubira abantu shatse wabireka mwana kuko bigiye kunsenyera nabibonye wowe ahubwo noneho akazi kagiye kunshyubana